Turagarutse rero muri cya kiganiro cyacu, cya kiganiro abantu bamaze kumenyera, abantu bamaze kutumenyera, abantu bamaze kumenya ijambo, bamaze kumenya ibi biganiro byacu. Maze kubona ko abantu benshi bamaze ubona ko bagenda batuvugisha, batubwira uko bimeze, baca inbox batuvugisha. Biriya bintu nabyo ni byiza. Umeze ute? Meze neza nta kibazo. Ndabona umeze neza mu by'ukuri. Ameze neza rwose kandi ndabona umeze neza. nanjye ndi smart. Ndi smart rwose nta kibazo. Kuko buriya iyo umuntu afite Kristo Yesu, umuntu ufite Kristo Yesu agomba kubaho yishimye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mwishime iteka, musenga ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima. Ntabwo rero dukwiriye gusa n'ibibazo, nubwo byaba byinshi ntabwo dukwiriye gusa nabyo. Kandi dufite umwuka wera, kandi umwuka wera buriya ntabwo azana umubabaro. Impano y'Imana itera ibyishimo, itera umunezero. Hanyuma ariko urakomeye mu buzima busanzwe, nta kibazo. Nta kibazo mfite ni ukuri. Urabona ko nibyubiye nimereye neza, nta kibazo mfite. Hari igihe Imana ijya ikora ibintu bikomeye. Umuntu yaba afite ibigeragezo runaka, hanyuma Imana ikaguha imbaraga z'umutima, ntuse n'ikibazo ngo buri wese akikubonemo. Yes. Umuntu yakubona yagenda akagira ngo uwo muntu yagezeyo. Ahubwo ari ubuntu bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana butangaje. Yes. Karibu rero ngaho twakire. Ako twanze tugasenga. Nibyo byiza, nibyo byiza. Turagushimira iteka Imana Nyiringabo. Dushimye izina ryawe rikomeye. Ni ukuri ukomeje kubana natwe, ntacyo tugushinja. Iyo uduhaye kuramuka, biba ari cyo gishoro cy'ubuzima. Iyo umuntu ari muzima, ni ukuri bari ishimwe rikomeye cyane. Duhaye impano nziza. Izina ryo rihabwa icyubahiro. Tube turiho uyu munsi. Dore turacyahumeka. Aho yaravuze ngo gupfa ku mukristo baramugaye, ni bagiye bagira ibibazo ariko no kubaho ni bitandukanye by'umubiri, ariko turi bazima kubera Imana. Imibereho yacu turiho ni inyungu. Ibyaduhize ntibyatwishe, ibyaduhize ntibyatubonye, kubera Imana muri Kristo baba basinziriye. Komeza dushoboze muri byose. Tugushimira rero ko wemeye ko tuba tukiriho, ibyo biratunejeje. Tugushimira ibyo wakoze n'ibyo turi muri uyu mwanya mwiza, Uwiteka tugushimira kwemera yuko tuganira n'ubwoko bwawe. muri uyu mwanya ni karibu abari wowe ubamo, iri ni iteraniro ntabari rikomeye twe cyane, ahubwo izina ryawe turaganira na benshi kandi bari amina, izina ryawe bari ryo. komeza utugirire imitima yacu yiyegereze cyane kandi utwigarurire natwe komeza ganze izina rya Yesu. Wakoze Yesu, amen. bakundwa rero gatubakire, turagarutse nk'uko mutuzi nyine kuri ya channel yacu Tuzatabarwa TV. Twishimiye nanone kuganira namwe ijambo ry'Imana n'uyu mukunzi wanjye waduteguriye iki. Uyu munsi rero numvise umwuka ikintu yampaye rwose, nashatse ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku nzira abantu barimo. Inzira abantu barimo, kuko buriya ko turi muri iyi si twese, abantu bari muri iyi si bose turi mu nzira, ariko inzira turimo ni inzira zitandukanye. Ni inzira ebyiri, turi mu nzira ebyiri zitandukanye. Hari inzira ifunganye, hakaba n'inzira yagutse. Bibiliya ivuga irembo rifunganye n'irembo ryagutse, irembo rigari. Ayo marembo rero niyo turimo kandi buri wese arimo aragenda, turi mu rugendo. Noneho igitangaje ni ukuntu izi nzira yo tuzirimo, ni inzira ujyamo, niyo ugenda, niyo uryamye uba ugenda, niyo wicaye uba ugenda, n'ubu turi kugenda. Izi nzira ni uko zimeze, ni uko ziteye. Ndagira ngo tuganire ku nzira abantu bagendamo, banyuramo muri iyi si, muri ubu buzima. Numva rero twaganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusome mu gitabo cya Bibiliya, dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo
ibice byaho 7, dusome umurongo wa 13 n'uwa 14, duhite dusimbuka dusome ku wa 21. Haravuga ngo 7:13 haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni benshi. 21 akavuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse gukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. 22 benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ahangaha rero Yesu ni amagambo akomeye yari arimo avuga, abwira abantu kunyura mu irembo rifunganye. Yavuze ku marembo 2, avuga irembo rya mbere, avuga yuko ari irembo rifunganye, ariko arivugaho adushishikariza kunyura mu irembo, muri iryo rembo rifunganye. Ariko aravuga atubwiza ukuri. Nshimira Kristo yuko yagiye yerekana ibintu by'agakiza, ariko uko yagiye abwira abantu agakiza ntabwo ariko abantu bakakiriye. Yagiye avugisha ukuri, yatubwizaga ukuri. Aho yababwiye avuga kuri iri rembo yaravuze ngo ni irembo rifunganye, ariko abarinyuramo iryo niryo ribageza mu bugingo buhoraho, iryo niryo rijyana abantu mu bwami bw'Imana. Wibuke avuga ku bashaka kumukurikira, yigeze avuga ku bantu bashaka kumukurikira, yari yitegereje arareba abona abantu bamuzengurutse ari benshi, bamugose ari benshi, ariko arangije aravuga ati aba bantu bose baje babitekerejeho, aba bantu bose bazi ibyo binjiyemo, barabizi neza, biyangaje baje kurwana urugamba, biyemeje iyi ngoma, biyemeje kuzayirasanira. Urabyumva? Ababwiza ukuri, arababwira ngo umuntu ushaka kunkurikira nabanze yikorera umusaraba we abona nkurikira. Ntabwo ari ukuwushyira hasi, ntabwo ari ugusiga ibibazo kuko uzahura nabyo, nta hantu uzatandukanira nabyo. Abantu benshi baje muri Kristo bazi ngo birakemutse, bakavuga bati ngo ni umunyenga, bakumva tuvuga umunyenga muri Kristo Yesu, bakagira ngo ni ugutandukana n'ibibazo. No, Kristo ntabwo ari uko yavuze. Yaravuze ngo umuntu ushaka kunkurikira yikorera umusaraba we ankurikira. Amen. Haleluya. Amina. Ariko arababwira ngo umuntu uziyemeza icyo ngicyo akagishobora, umuntu uziyemeza kunyura muri iri rembo, umuntu uziyemeza kwikorera umusaraba we akankurikira, uwo nguwo nta handi azasohoke azajya uretse ni mu bwami bw'Imana. Arababwira ngo umuntu uziyemeza kunkurikira abanze amenye yuko azahura n'ibibazo, azahura n'intambara, azahura n'akaga, ariko iherezo ry'ibyo ngibyo ni mu bugingo buhoraho. Amina. Uzi iriya ni indirimbo ya kangahe? Ni 275 ivuga ngo uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Hari igiterane akunze we kivuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose nibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru, abanzi be bose nibamugarura mu nzira y'isemo
ijya mu ijuru. Haleluya, haleluya. Amen. Amina. Kristo Yesu aratubwira ngo umuntu ushaka kunkurikira abanze yikorera umusaraba we ankurikire. Ntabwo atandukanye n'ibibazo muri iyi si, kuko icyo ashaka si ibisubizo byo muri iyi si, ahubwo ni ubugingo buhoraho. Amina. Ni iherezo ry'abakiranutsi. Avuga izi nzira ebyiri, aravuga ngo munyure mu irembo rifunganye. Reba 13 avuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. 14 ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bakeya. Dawidi yigeze yitegereza abantu basenga, abona abantu bari mu madini ni benshi, abona abantu bari ku misozi ni benshi, abona abantu barimo basenga ni benshi, ariko aratekereza aravuga ati aba bantu bose bitwa ko basenga niko bari mu irembo rifunganye, niko bazajya bari kujya mu bwami bw'Imana? Aravuga ngo Uwiteka, ninde uzaba ku musozi wawe wera? Urumva yibaza iryo jambo, muri abo ngabo ninde uzaba ku musozi wawe wera? Buriya abantu benshi bari mu madini ariko bayarimo bari mu irembo rigari. Ubona yuko abantu ntibashaka ibintu bibaboha, abantu ntibashaka ibintu ntibashaka kuyoborwa, abantu ntibashaka ibintu bibabangamiye. Kandi muri Kristo duhura bishakira ibintu byoroshye gusa. Untutse mwishyure, nanamwihanize, muhe n'agasoko rwose. Ibyo ntabwo biba mu irembo rifunganye, aho ni mu irembo rigari. Mu irembo rigari ni irembo rifunganye, ari ryo ry'abakristo kandi rijyana abantu mu bugingo buhoraho. Ni irembo risaba kugenda wigengesereye, kuko ririmo ibigeragezo, ririmo amakuba, ririmo akaga, ririmo intambara, ririmo abadutuka, ririmo guhura n'uburwayi, kandi tugahura nabyo Kristo areba. Birimo guhura n'intambara nyinshi cyane, birimo gusuzugurwa n'abo tubana nabo, birimo gusuzugurwa, gutukwa n'abo dukorana umurimo, abo tubana mu matorero yacu. Ibyo byose biri muri iyi nzira, ariko Kristo aravuga ngo iryo rembo rirafunganye. Ni nayo mpamvu ntabwo ari twemerewe kugendana ibintu byose. Muri iri rembo ntabwo wagendana ibintu byose. Ahantu ugenda wigengesereye ukagenda usesera, ntabwo ugendana byose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo kugira ibyo twiyambura. Mwiyambure umubiri wa kera, mwiyambure kamere, mwiyambure irari ry'iby'isi, mwiyambure ubugome, mwiyambure inzangano, mwiyambure amakimbirane n'amatiku. Ibyo byose ntabwo twabigendana muri iri rembo rifunganye ngo tuzabashe kugerayo. N'uwibeshya akinjira muri iri rembo abifite ntabisige, agarukira nzira ntagerayo, ntabwo ushobora kugerayo. Ariko Kristo aratubwira ngo nimunyure mu irembo rifunganye, kuko iryo ngiryo niryo rizabahesha ubugingo, niryo rizabageza mu bugingo buhoraho. Iri rembo rigari rero abantu barashishikaye kurinyuramo, kandi ikibabaje ni uko hari abiyoberanya bakigira nk'abari mu irembo rifunganye ariko bari mu irembo rigari. Ku buryo ushobora kumubona ukamwibeshyaho, ukaba wagira ngo ari mu irembo rifunganye, ukaba wagira ngo ni mugenzi wawe, kandi byararangiye yibereye mu irembo rigari. Mukristo, agatabo k'umukristo naragasomye. Umukristo mu rugendo yaragiye, ageze mu nzira ahahurira n'andi mabandi. Bamubonye baravuga bati yakomera mu Kristo, bati turi kujyana twese, turimo turajyana, ibintu bimeze neza. Baragenda bariyoberanya, bigira nk'abari mu irembo rifunganye, kandi bo bibereye mu irembo rigari. Bari barinjiriye mu madirishya, ntibari barinjiriye mu irembo. Barabyumva? None dufite abantu nk'abo ngabo binyuriye mu madirishya, batigeze binjirira mu irembo nyaryo.
ngo binjirire muri Kristo Yesu, bakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Akagenda yajya runaka akajya kwishakira iz'ubusa, akishakira iz'ubusa mu za hafi rwose. Ariko iherezo ry'abo ngabo ntabwo bagera iyo bajya. Hari abavandimwe biriya ruguru haririmbye agakorasi keza kagera ku nzoka, karimo ubutumwa bukomeye ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Haleluya, amen. Kuri Yorodani birasobanuka, kuri Yorodani birasobanuka. Nuko bimeze kuri Yorodani. Mukristo kubareba agira ngo ni bagenzi be, ariko bari mu nzira bakajya bagira imvugo zabo, yareba akabisa abantu barimo neza. Baragiye bagenda bahura n'ibikomeye, abona batangiye kugenda baca mu nzira z'ubusamo. Bagera munsi ahantu hari umusozi bakavuga bati uriya musozi ni muremure ntitwawushobora, reka twinyurire aha ngaha. Ntabwo ibyo bintu rero ibyo bintu ntabwo bijya bikunda mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye rimeze gutya, ni ukugenda niba wiyemeje kuryinjiramo ufata inzira. Ibyo kuvuga ngo uragera aho bikomeye ngo ushake inyoroshyo, ngo ushake uko ukuyorohereza, ntabwo bizagukundira. Ntabwo iri rembo wazarishobora, inzira ntabwo wayishobora. Cyakora ushobora kugerageza igihe gitoya ukabeshya abantu bakabona yuko uri muri iri rembo, ukabeshya abantu rwose, ariko ku munota runaka mu gihe runaka bizagaragara, bizasobanuka rwose. Abantu ntibazatinda kugutahura ngo bamenye ibyawe, bamenye ko abeshyaga. Kandi nubwo umuntu yakwiyoberanya gute, wakwiyoberanya ku bantu, ariko ntabwo ku Mana umuntu ashobora kwiyoberanya. Niho kuri 21 niho Yesu Kristo yabyivugiye, aravuga ngo abantu bazambaza, aravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Noneho avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo abantu bazambaza kuri uwo munsi ngo mbese ku munsi w'amateka Kristo ngo mbese mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe. Buri rirembo umuntu ashobora kwiyoberanya akabereka yuko ari muri iri rembo, akigisha, agahanura, akabwiriza. Ariko Yesu Kristo mwibuke, ntabwo yigeze abwira abantu ngo nimubona bigisha muzamenye yuko ari abigishwa banjye, nimubona bakora ibi. Yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko aravuga ngo urukundo nibakundana, abo nimubona bakundanye, nibabona mufite urukundo hagati muri mwe, bazamenya ko muri abigishwa banjye. Haleluya, amen. Inzira y'agakiza rero bavandimwe iraruhije, ariko nubwo iruhije tuyigiriramo amahoro, kubera yuko Kristo Yesu yanyuze iyi nzira yayinyuzemo, kandi niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ariko nawe iyi nzira y'imibabaro yayinyuzemo, arayizi, azi neza uko bimeze, azi neza ibyo duhuriramo nabyo. Niyo mpamvu dukwiriye kumwambaza uko bukeye n'uko bwije, twahura n'ibikomeye tugasenga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubabaye asenge, uwishimye aririmbe. Haleluya, amina. Niba ubabaye ujye ufata umwanya usenge, wegere Imana uvugane nayo. Umwuka wera azajya abe hafi yawe, akwambika imbaraga, aguhumurize, narangiza gukomeza mu izina rya Yesu. Amina. Ubone ukomere muri uru rugendo ubundi ugende. Kandi numara gukomera ujye ukomeza abandi. Usanga abafite imitima ibabaye, ababwira uti Kristo Yesu arakiza, amara intimba, amara agahinda, none mwirira. Indirimbo nziza yo mu gitabo ivuga ngo, ifite igitero kivuga ngo, we mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, ubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi mubwire buhoro ibikuriza,
we kugira ubwoba, kandi abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana ubahumurize utumukiza amara agahinda, none ubahumurize utumukiza amara agahinda, none wirira. Haleluya! Umukiza wacu amara agahinda. Ni ukuri amara agahinda, icyo cyo turagihamya. Kristo Yesu amara agahinda. Mukristo yaje kubona ba bantu mu gihe gito cyane, yagiye kwikanga asanga ntibakiri kumwe, kubera yuko bagiye biciriza ubusamo, bagiye bashaka aho byoroshye, ariko muri Kristo nta kwiyorohereza. Ahubwo Kristo Yesu arareba akabona imiruho n'imihati ikubanye myinshi, yarangiza akakorohereza, akagusukaho imbaraga nyinshi z'umwuka wera, ugahita wongera ukagwiza imbaraga, ugakomera mu rugendo, amaganya ukayarambika hasi, intimba zikarangira, agahinda kagashira, ubundi ukagwiza imbaraga, ugakomera mu rugendo. Nuko umwami wacu akora, amara agahinda rwose. Nimuhumure mwe kurira, Kristo Yesu amara agahinda. Avugize ijambo rikomeye hariya, aravuga ngo benshi bazambaza bati mbese ntitwahanuraga kuri wa munsi, bazavuga bati ntitwahanuraga mu izina ryawe, twasuye abarwayi. Mana we, Imana iturengere cyane, imirimo dukora muri aka gakiza tuyikore dukiranuka, turi kumwe n'Imana, turi mu mwuka no mu kuri. Iri jambo rirakomeye. Ngo bazambaza bavuga ngo mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwasengaga mu izina ryawe, ntitwasuraga abarwayi mu izina ryawe. Ariko kubera ko babikora badafite Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ibyo byose ntibigaragara mbere. Azababwira nawe ngo azabasubiza ababwira ati mwumve imbere mwandyarya mwe, nabivume mwe, ntabwo nigeze kubamenya. Ko babikoraga badakiranuka, batera imbuto, babikoreraga ku mivumo, babikoreraga ku byaha, bavangaga n'ibyaha. Urayibonye korari ziri kuririmba, korari za none ziri kuririmba ugira ngo ni abamarayika, ariko yo winjiyemo usanga ari akaga. Mana tabari torero. Wumva umeze ute gukora imirimo y'Imana uyivanga n'ibyaha? Ibyo bintu ntabwo umutima ukurya, utekereza yuko iherezo ryawe ari irihe. Umva ukuntu Kristo azakubwira ku munsi w'amateka, azakubwira ngo mva imbere wandyarya we, wakivume we, ntabwo nigeze kukumenya. Kandi wowe wubatse insengero, wafashije abarwayi ukoresheje amafaranga menshi cyane, watanze cya 10 n'amaturo mu nsengero, ariko ibyo byose ubivanga n'ibyaha. Waguze intebe nyinshi cyane mu rusengero, ariko ubivanga n'ibyaha. Wagiye muri korari uvunitse, uririmba uvunitse, urepeta uvunitse, ariko ubivanga n'ibyaha. Umva ukuntu ku iherezo rero umwami wacu azakubwira ngo mva imbere wakivume we, ntabwo nigeze kukumenya. Murumva ingano y'ako gahinda, murumva ingano y'uwo mubabaro umuntu atagifite igarurizo. Uyu ni umunsi wawe nanjye wo kwitekerezaho, uyu ni umunsi wo kugira ngo twitekerezeho, turebe imirimo y'Imana dukora tuyikora muke. Turi muri herembo ubundi, imirimo dukora tuyikora turi mu irembo rifunganye cyangwa turi mu irembo rigari? Ese abarwayi dusura tubasura turi mu irembo rifunganye? Imirimo y'Imana dukora igiye itandukanye tuyikora turi mu irembo rifunganye. Igenzure inshuti y'umusaraba urebe ngo ndi muri herembo. Ese aho sinaba naravuye muri iri rembo kuko ndambiwe, nkaba nibereye muri indi? Sinaba ndimo mbeshya abantu se mbabwira yuko ndi mu irembo rifunganye, ariko jyewe nzi neza ko ndi mu irembo rigari? Iri rembo rigari umuntu ririmo akora uko ashaka. Iri rembo rigari umuntu ririmo ariyobora. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Niba ushaka kuba ikigenge rero wowe, umuntu ushaka kuba ikigenge ntabwo aba ari muri iyi nzira. Akwiriye kubanza akigenzura, akakira Kristo. None muri iyi minsi hari ubucakura bwa Satani buri kugenda buza,
abantu ngo barashaka freedom, barashaka ubwigenge, bashaka kubohoka kuri buri kintu cyose, barashaka kwemererwa byose, barashaka gukora uko bashaka, baririmbe bakora ibyaha, bigishe ari abasinzi. Ariko uzabikora itorero yenda usengeramo rinabikwemerere, ntibagire icyo bakubaza, ntibagire icyo bagutwara, ntibagire icyo bagutwara, ariko imbere y'Imana iyo mirimo ukorera mu rusengero nta kizakumarira, nta bugingo ufite, nta herezo ry'abakiranutsi ufite. Mbese abantu bari mu irembo, ibyo bakora barabikora bari muri irembo, barabikora bari mu irembo rigari, barabikora bari mu irembo rifunganye. Nshuti y'umusaraba, reka nkwinginge kugira ngo uyu munsi wigenzure, urebe irembo urimo ni irihe. Hanyuma numara kubona uri mu irembo rigari, umenye neza yuko nta handi rikujyana, ni mu irimbukiro. Irembo rigari rigana mu Gehinomu, ni ikuzimu, ni ukurimbuka nta kundi. Ariko irembo rifunganye, nubwo turiruhiramo, nubwo tubabarizwamo, nubwo duhuriramo n'imibabaro, natwe dufite ubugingo buhoraho. Tuzabona iherezo ry'abakiranutsi, iherezo ryacu rizaba ryiza, kandi tuzanezererwa kurushaho. Urukundo rw'Imana ruri ku bantu bayo, urukundo rw'Imana ruri ku bagendera muri iri rembo. Imbabazi z'Imana zihora ku bantu bagendera mu irembo rifunganye. Ariko abagana mu kurimbuka mu irembo rigari, abo ni abarimbuka, ntabwo bari mu mwanya mwiza, ntabwo bari kumwe n'Imana Data wa twese, ntabwo bari kumwe na Kristo. Reka ninginge buri wese rero kugira ngo yigenzure arebe irembo aherereyemo, ni wemere kubabarizwa muri iri rembo rifunganye, ariko iherezo ryaryo ni ubugingo buhoraho. Bakunzi b'umusaraba, nta kiruta ubugingo, nta kiruta ubugingo, nta kiruta kuzabana n'Imana, nta kiruta kuzabona Kristo Yesu tukamusanganira tutariho icyasha, tutariho ibizinga. Nta cyaruta iherezo ry'abakiranutsi. Nubwo wabaho neza gute muri iyi si, ariko iherezo ryawe ari ribi, ntacyo byakumarira. Umugani wa Lazaro na Nyamutunzi, Nyamutunzi ngo yabaye hari umugabo wibereye mu irembo rigari, afite ubutunzi, afite amafaranga, akora ibyo ashaka, abagore ashaka babona, ibyo kurya ashaka bibona, uwo ashatse kwica akamwica, icyo ashatse agikora nta kibazo. Lazaro nawe ngo aba hari umukene, ariko wubaha Imana, aravuga ngo iri rembo rifunganye nubwo narihuriyemo n'ibikomeye, nkarihuriramo n'ibigeragezo, sinteze kuzarivamo kuko narahiriye kuzabona ubugingo, niyo ntego nta yindi. Hanyuma ngo igihe kiragera, Nyamutunzi arapfa, ararimbuka ajya mu irimbukiro. Lazaro nawe ngo arapfa, ajya mu bwami bw'Imana. Bibiliya ivuga ko ngo agiye mu gituza cya sogokuruza Aburahamu. Nuko ngo aho Nyamutunzi yari ari naho Lazaro yari ari, ngo hari harimo umworera munini cyane ku buryo nta wabasha kugera aho undi ari. Ngo ariko ngo aho Nyamutunzi yari ari, ngo harimo umubabaro ukomeye cyane, umubabaro mubi w'agahinda n'intimba. Bya bindi yari afite ku isi nta na kimwe yajyanye nabyo. Ibyo ku isi aha ngaha biradushuka, ariko ntitujyana nabyo. Ariko uri muri iri rembo rifunganye, aragenda akagera mu iherezo, akagira iherezo ryiza. Ngo Nyamutunzi ngo akajya areba Lazaro ahantu ari, ngo akabona ari mu munezero n'ibyishimo bidashira, umunezero utagira ikiwuhungabanya. Nuko ngo Nyamutunzi ngo aravuga ngo yewe ngo Aburahamu we, ngo mbese ngo ntiwabwira Lazaro ngo agakoza urutoki mu mazi mu tuzi, ngo akantonyangiriza ku rurimi ko meze nabi. Nuko ngo Aburahamu ngo aramubwira ngo aramubwira ati aho Lazaro ari naho uri haratandukanye cyane. Aramubwira ati umunezero wawe wawukoresheje uri mu isi, ukora ibyo ushaka byose. Lazaro yababariye mu isi, yemera kubabarira mu irembo rifunganye, ntago rero mwahwana. Aramubwira ati nta kintu yagukorera kuko ntiyageraho, kandi nawe ntiwagera hariya. Aramubwira ati nuko rero ngaho nimunyemerere basi ngende nsubire ku isi, njye kubwira bene wacu ko bakwiriye kujya mu irembo rifunganye, kuko nubwo riruhije ariko rijyana abantu aheza, rijyana abantu mu bwami, rijyana abantu mu bugingo buhoraho. Aramubwira atoya, amahirwe wari ufite wayakoresheje nabi, kuko Imana yaguhaye ubuzima,
iguha kubaho igihe kirekire kugira ngo ufate igihe cyo gukiranuka no kubana n'Imana. Ibyo ntiwigeze ubyemera, amahirwe wahawe y'ubuzima ntiwayakoresheje neza. None rero ubu byararangiye, aramubwira ngo ku isi hariyo abahanuzi ba Mose n'aba Eliya n'abandi bahanuzi. Aramubwira ngo abo ngabo bazabwira bene wanyu nibumvira ijambo ry'Imana bakumva umuburo w'Imana, bazazaho bazakora ibyo gukiranuka, babisikane n'uwo mubabaro urimo, babone ubugingo buhoraho. Ariko nibatumvira ubuhanuzi, ntibumve ijambo ry'Imana, bakajya mu irembo rigari nk'uko warigendeyemo, abo nabo bazarimbuka bagusange hariya. Iherezo ry'abakiranutsi ribonwa n'abari muri iri rembo rifunganye, ariko irimbukiro ritegereje abari gusayishiriza muri iri rembo rigari. Reka dusenge Imana kugira ngo isange abantu, ibamenyeshe irembo barimo, hanyuma kandi ibahe guhishurirwa yuko aho bagana aho ariho bahamenye neza cyane. Hanyuma nakwifuriza umuntu wese uri muri iri rembo kurikomereramo iri rifunganye, kuko niryo ryiza, niryo ryo ritujyana heza. Hanyuma abari muri iri rembo rigari nabo nabifuriza gufata umwanzuro, bakava mu byaha bagasezera Satani, bakaza bagakorera umwami wababambiwe, Kristo Yesu watwitangiye ku musaraba. Reka dusenge. Shiringaho dusengera Imana, dusengera abera abari muri iri rembo bariko babarizwamo rifunganye, kugira ngo Imana ibambike imbaraga z'umwuka wera, ibahe gukomera no kugwiza imbaraga. Hanyuma usengere n'abari mu irembo rigari kugira ngo babashe guhishurirwa, umwuka wera basange, abafata ukuboko maze bamwemerere bagaruke baze muri iri rembo kugira ngo bazaraga ubugingo. Abari mu irembo rigari baveyo, abari mu byaha baveyo, abari mu buretwa bwa Satani baveyo, bakizwa bahindukire, basange Kristo Yesu uwatubambiwe ku musaraba. Yabambiye buri wese, yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Yiteguye kuruhura buri wese. Amen. Karibu. Nanone Yesu, turongeye duciye bugufi, turaguhimbaje tumaze cyane. kumva ijambo ryawe, Uri umwami w'abantu, ijambo rihembura ubugingo, uri Kristo Yesu, ijambo rikiza, uri yo mu muryango wa ijambo riyobora umuntu mu nzira yo gukiranuka, aho yarara akavayo hatari heza, irembo rifunganye, akayoka inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Niryo ritujyana Nyiribihe we, irembo rifunganye ritujyana heza. Irembo rifunganye turibabarizwamo, ariko ntituripfiramo. Iri rembo rifunganye, irembo rifunganye kugira ngo turihuriramo n'amakuba, ariko ntituripfiramo, nubwo kuko Kristo ari kumwe natwe. Kandi naho twapfa kubw'uyu mubiri, ntabwo ari igitangaza, ahubwo igitangaza nuko tubonye ubugingo, nuko tugeze iherezo ry'abakiranutsi. Irembo rifunganye turihuriramo n'ibitubabaza, ariko iherezo ryaryo ni ubugingo buhoraho. Mana dusenge abari muri iri rembo rifunganye, abiyemeje kwikorera umusaraba bakagukurikira, abo turabasengeye cyane. Abari muri iri rembo rifunganye bariyemeje, bariyangaje, baravuga ngo turi ku rugamba kandi turarwana n'umubi, baravuga ngo turajya mu bugingo buhoraho, baravuga ngo gakondo yacu sino, ahubwo gakondo yacu iri mu ijuru iwabo wabera. Aba ndabasengeye cyane ngo bambike imbaraga, ndabasengeye ngo barwanirire, ndabasengeye ngo barinde amakuba, ndabasengeye ngo borohereze. Abari mu irembo rigari, Uwiteka Imana abari mu irembo ijambo rye riravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Tuzi ko utanezezwa no kubabaza umuntu cyangwa kumutera agahinda, ariko ubu bwoko buri mu irembo rifunganye turasenza ngo ugirire neza buri wese, abona umunezero muri uru rugendo, abona amahoro muri uru rugendo, abona ibimuhumuriza muri uru rugendo, ibihagaritse abantu bawe imitima ubikureho mwami wanjye, turishimye. Niko dusengera n'abari mu buretwa bw'abadayimoni bagendera muri iri rembo rigari, kugira ngo bakureyo, ubakure mu buretwa bw'abadayimoni, ubakure mu buretwa bw'umubi, ubakure mu mwijima w'icuraburindi, ubashyire mu mucyo w'itangaza.
nabo bakumenye gukiranuka bakire by'ukuri. Kristo nk'umwami n'umukiza bakizwe bazagira iherezo bamaramaze, ry'abakiranutsi bo guhamya bakora ibyaha, baratubambiwe bo kuvuga ku musaraba bakora ibyaha, uratubabarizwa. ahubwo Reka ayo maraso bagarure, agenda agere kuri buri bajye wese mu nzira yo mu izina rya Yesu gukiranuka, Kristo uhindura rikomeye. imitima, Aho dukomereza ubereka amaboko inzira mwami igana mu Yesu. gihugu cyo mu ijuru. Twambike imbaraga, Urakoze Yesu, twambike imbaraga, gakomeza ukomeze utange kudukomeza, kwihangana kandi abari kwihangana mu kugwire mu nzira mitima y'ubwoko bwawe. yo gukiranuka, Mm. abari mu nzira, abari muri iri rembo rifunganye, Hallelujah, bahe hallelujah, kwihangana hallelujah, no gukomereramo. hallelujah. Witeka Nyiringabo, Mm. turinde kugwa isari, natwe tuzasarure. Mm. Amina, Hallelujah. amina. Mm. Tuzicare iburyo bwawe, tuzicare muri cya gihugu waduteguriye. Urakoze mwami, dushoboze, ukubitire kure ibyaduhiga, Mu izina rya Yesu ubihige rikomeye. ibyatubuza Urwane n'ibiturwanya. amahoro. Mu izina rya Yesu ubibuze amahoro, utuburanire kandi utuvuganire. Urakoze Yesu, urakoze kumushe gusenga kwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo uha umugisha abateze amatwi iri jambo ryawe, baha umugisha, ugirire neza abera bawe, kandi ukomeze wite ku gihugu cyacu, ukomeze ugishyigikire kandi ukirinde bikomeye. Amina, ugihe amahoro atemba nk'uruzi, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, amina. Murakoze cyane rero, abantu turabashishikariza gukora subscribe. Niba ugiriwe ubuntu bwo gukurikira iki kiganiro ukakibona, ukabona utarakora, uzi ko utarakora subscribe, harya si bavuga subscribe, yikore rwose, yikore ni ukudutera inkunga ikomeye cyane. ubu duteye inkunga, hanyuma nuragiza ibiganiro byacu jya ugerageza kubyoherereza abantu benshi bashoboka, kugira ngo bibagereho ari benshi, ubutumwa bwiza bugere kuri benshi kandi burusheho kwaguka. Hanyuma rero kuwashaka kutuvugisha, nimero yacu ni ya yindi, ni 0780 650 542. Muri description irimo n'ubundi, iyo urebye kuri channel urayibona. Mudufashe kugira ngo turusheho gukora uyu murimo kandi dufatanye twese. Ariko mujye munatuganiriza muri comment, mutubwire inyunganizi, mutuvugishe rwose, mutuvugishe, biradufasha. Ibyo nabyo biba ari inkunga ikomeye cyane. Imana ibaho umugisha, mugira amahoro, bye bye, mugubwe neza, Imana ibambike imbaraga z'Umwuka Wera. amen. Amen.